izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Roho Mutagatifu burane nawe hamwe. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Turashimira Imana kuri uyu munsi, Imana itoramo abatagatifu. Uyu munsi turahimbaza abatagatifu Petero na Pawulo, tuzirikana ko Petero ari umurinzi w'urugo rwacu, Groupe Scolaire Saint Pierre. Turashimira Imana kandi ko turi gusoza umwaka w'amashuri, tuyishimira kubana natwe, ikaturinda, ikaduha imbaraga, kandi natwe yishimira ko twayikomeyeho. Turashimira Imana kuba abavandimwe umunsi w'ejo hashize basezeranye mu muryango w'abajeke, abasezeranye mu muryango w'abaskuti, abasezeranye mu muryango wa Regio Maria, abasezeranye mu nkoramutima, abasengerejwe mu Gasimatike, n'abandi bogejwe ibirenge muri Communauté Saint Pierre Apôtre. Turashimira kandi uyu munsi ko mu bavandimwe bacu hari abaza gusezerana muri Communauté Saint Pierre Apôtre, hari umuvandimwe uza gukomorerwa amasakaramentu, hari abaza kwakirwa, abaza kubatizwa, abaza gukomezwa, ndetse bahabwa Eucharistia ya mbere. Tubanze dushimira Imana, tuyiha amasengesho. Dushimira Imana aho twibuka ko tubanyantege, twibuka ko ducumura, maze tuyisabe kugira ngo tubahe ibyaha byacu, tuze kumva ijambo ryayo no gutubwira Eucharistia dufite umutima usukuye. Nemera imbere Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, unacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Cyo Imana n'abatagatifu iteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabe Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Eleison, eleison.
Nyagasani Mana yacu, waduhaye ibyishimo bitavugwa kandi bitagatifu kuri umunsi mukuru w'intumwa zawe Petero na Pawulo. Uhekiza yawe ukurikiza muri byose inyigisho yasigiwe n'izo ntore ikomoraho iyobokamana nyakuri. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe mwami wacu, Imana mubana mugategekana ubumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Icyo gihe umwami Herodi atangira kugira nabi bamwe muri Kiliziya, yicisha inkota Yakobo umuvandimwe wa Yohana. Abonye ko ibyo bishimishije Abayahudi, yongera no gufata Petero, ubwo hakaba mu Misiri kuri imigati idasembuye, amaze kumufata amushyira mu buroko, ategeka amatsinda ane, rimwe rigizwe n'abasirikare bane kumurinda. Yashakaga kumuhingutsa imbere ya rubanda nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Petero aguma mu buroko, ariko Kiliziya ikamusabira ku Mana ubudatuza. Herodi arahera umutane ngo acire urubanza. Muri iryo joro Petero akaba arasinziriye, akikijwe n'abasirikare babiri kandi aboheshejwe iminyururu ibiri, n'abarinzi bahagaze mu mwanya wabo imbere y'umuryango. Ako kanya umumarayika wa Nyagasani arahaguruka
iminyururu imuva ku maboko iragwa. Umumarayika aramubwira ati kenyera wambare n'inkweto zawe. Abigenza atyo, maze umumarayika yongera kumubwira ati ifungura igishura cyawe maze umurikire. Nuko Petero asohoka amukurikiye, ariko atazi ibyakorwaga n'umumarayika n'ukuri, ahubwo akibwira ari inzozi yarose. Banyura ku barinzi ba mbere, hanyuma no ku ba kabiri, maze bagera ku rugi rw'icyuma rwerekeraga mu mujyi rurikinga ubwarwo. Barasohoka bareba umuhanda umwe, aho hari umumarayika gusigaho. Nuko Petero agarura umutima, aravuga ati noneho menye by'ukuri ko Nyagasani yohereje umumarayika we akamugotera mu biganza bya Herodi, kandi akarangiza n'imihigo yose y'imbaga y'Abayahudi. Iryo ni ijambo ry'Imana. bose
ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yabaye hafi maze ntera imbaraga kugira ngo mbashe kuhamamariza ubutumwa nshize amanga kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Nuko nyuzwa no kurwaza y'intare, Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kugirira nabi, maze ankize anjyana mu mahanga y'ijuru. Nahariwe ikuzo kubw'ibihe bigenda bisimburana iteka. Amina. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe Yesu ageze mu gihugu cya Kayisariya ya Filipo atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati
bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Eliya cyangwa abandi bahanuzi. Yongera kubabaza ati mwebwe muvuga ko ndi nde? Simoni Petero aramusubiza ati wowe uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso yabiguhishuriye, ahubwo ari Data uri mu ijuru. Noneho tugiye kuri urutare, kandi kuri urwo rutare uzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu buzayitsinda. Nzaha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuze. Aleluya. Mutagatifu Petero, Mutagatifu Petero, abana rero muraho neza, murakomeye. Ngira mwatangiye umunsi mukuru guhera ejo hashize, dukomeje muri uyu munsi duhimbaza Mutagatifu Petero. Ngiye kubanza mbasabe mwebwe bahimbaza Petero Mutagatifu, nibura ngo tubwire icyo mumuziho n'icyo yabafashije. Harimo barangaha bamuzi ariko batamugize umwihariko nkamwe. Mpehe isizimu nisembera pote ni bangahe? Teruko bangahe? Onisi Sempo Semperi Dompongo uko ni bangahe? Tumpaye abasigaye ni abahe? Abo mu Kivu. Ndetse niba kuvuga ngo Pierre muratanya ngo murebe Saint-Pierre apote, mwebwe ndahera hariya wese abwiye ave mu Kenya kamaze hano cyangwa umwaka kamaze hano, Mutagatifu Petero mukwiye iki ngiki. Amen. Mbere kubunamye mu Cyongereza babizi ladies first. Reka mumeze ndeba handi numve niho tubwire wowe amukuye kwiki. Nagaye kansi y'abakozi munsi hamwe cyangwa tubiri namuziho kadeba kamwe cyangwa aho Petero rwose agaragara rwose twitaye nuko yihakanye Yesu hanyuma kucyo gusa yego nawe muganga esigaye ko yihakanye Yesu akaza kwihana uze ikintu uzabanza uri kuri Yesu amahanga umusaraba yabwiye ko amukunda. mbere yuko Yesu Umusaraba yabwiye ko amukunda. ambwiye ko amukunda. Aha hakurya y'isi
ikintu usitaje urugo bavuga umwana wakuvuye kuko amutatupeje yose ni biki mwana wa mubwira biki hano ni hano urana ngiye kwazibazo kabiri yakijije umurwayi yakijije umurwayi asanga niho yanasanga gukora ufite ijambo kumve uri inyuma y'abandi hano sasa yambaze Yesu mu gihe dufite ibibazo nasoreza muri korali hano hanyuma abanyeshuri namba bazabashamitse ikintu Petero munsi nuko yihakanye Yesu inshuro eshatu akongera guhamya neza cyane ko amukunda inshuro eshatu kandi Yesu aramubwira ati uru rutare kandi urwo rutare maze bagasubiza yanjye babibagiye kuvuga none ahari uyu munsi bamariye iki himara utatu Petero bamariye iki ngaho abasore bagiye kubagira n'abayobozi bari hano tumane tumenya amateka ya Yohana Petero mutagatifu Petero ikigo cyacu amara kuyamenya nyine bituma natwe twashobora kwitagatifuza nyine kwiga ibikorwa bye yari yakora usoje baratubwira ninde aho ushaka byose ande mu hariya abegereye igihugu buri abazi ubwenge bwinshi cyane mwakoze uyu munsi icyo twigisha cya mbere ni ukumenya amateka ya mutagatifu Petero tukamenya uburyo yabayeho tukanamutoraho urugero tumukurikiza. Mwakoze. nkuru wese iki uzakurikiza gukunda Yesu Kristo nk'uko yamubwiye ati ndagukunda inshuro eshatu natwe tugomba kumwigiraho urwo rugero tugakunda Yesu Kristo. amen amen niha amashyi abatubwiye wese Kristo Yesu Kristo haleluya ibyo nabivuge mumaze kubivuga iyo duhimbaza abatagatifu benshi batandukanye umusani wacu twavuga Petero turishima dushimishijwe n'iki umunsi mukuru twiburye tugahaga cyane ku buryo umunyeshuri yinjira mu kigo akabaza ngo ese hano bafeta ryari ngo 29 z'ukwa kangahe z'ukwa gatandatu akabara mu gitondo zari mu bugari dusambaza nginyama mwefana fete kikaba kirakemutse tukibagirwa ko uwo mutagatifu turi guhimbaza hari inzira nyuze ikomeye cyane kugira ngo tube tukuvuga atari ukurya gusa tukibagirwa ko nka Petero twambaye umutuku kubera iki kubera ko yahowe Imana Yesu Kristo aho bagiye kumubamba kubera Yesu Kristo akareba ati umwami wanjye bamuhambye ameze kuri turaye ngo Petero bambambe kuriya ati ngiye mu nshuriki bamuhamba ari hejuru amaboko ari hasi sinjye wahera hanyuma wamuhimbaza umunsi wamuhimbaza
tukaba gusa mu mafanta mu biryo mu macupa turi buze kunywa, aho kugira tuti umve Petero we warakubititse kubera Yesu Kristo. Nanjye nk'imbaraga nzamurwanira ishyaka, niba ngombwa nzagupfire. Amen. Iryo ni isengesho, ni amagambo y'umuntu wizihiza Petero mutagatifu. Ibyo Yesu Kristo yamutoye bwa kangahe? Yamutoye ari uwa kangahe? Ari uwa 10? Ari uwa mu ba mbere? Yamutoye mu ba mbere. Ahangaha umurikira nzakujya umurobyi. Petero asiga byose aramukurikira. Tuzi urugamba yarwaye bizanyuzemo. Yewe baravuze ko hari naho yageze akihakana Yesu Kristo, wari yibuka icyaha cye, aho ati ni icyaha cya Nyagasani umbabare. Petero tumubona nk'umutware w'intumwa, asubiza henshi, asubiza kenshi ibibazo Yesu yabazaga. Uyu munsi yabajije gukiga, ninde ukibuka? Yasubije mu munsi, yasubije ngo cyampaye nkare, yasubije ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ngaho tekereza ko Yesu Kristo uyu munsi aje akababaza ngo yewe kwa mutatu Petero mwe abantu bavuga ko ndinde, abizi mwashyira hejuru ngo yewe padiri yavuze ngo igitari gikomeshye, ngo n'ubushite ngo padiri diragiti yavuze ngo ni kabura. Undi ati ko padiri mukuru yigeza ko Yesu Kristo ari umuntu ukaze cyane, ngo yewe nasone muri byo banditse ngo Yesu Kristo akiza n'abarwayi, ngewe ariko nawe handitse ngo Yesu ni mwiza. Mugasubiza, tekereza umunsi akubajije ngo wowe se nyirantumva cyangwa se impuzu z'imbizi, mbe nyirantumva abantu bavuga ko ndinde, wowe uvuga ko ndinde. Icyo kibazo uyu munsi buri wese akwiye kugisubiza ibanga personally. Ruguhimbaza Petero ibiguriza kubaza ngo wowe uvuga ko ndinde. Ese muri mwebwe mbabazi, ninde wahuye na Yesu? Ninde wahuye na Yesu bagakubita? Nukuri Imana nta n'umwe noneho ndumiwe. Abantu bavuga nahuye n'ikigongo n'umuzimu, haba bavuga nahuye nanjye na Yesu. Nanjye kuba baragahura na Yesu iki katirima ntubone Mana ntubone, ndakwisabiye Mana ntubone, ntubone Yesu ntubone, ndakwisabiye Yesu ntubone. Iyo wahuye na Yesu, iyo wamubonye mwakubitanye. Kera abagabo babiri baciye ku gihigi, umwe yaratahaga, bose baratahaga mu byerekezo bitandukanye. Hari urutoki rwinshi cyane, imvura irakuba, imvura ikubye, wese yatajya hehe ajya mu rugo. Bageze hagati baratsimbana, ari hafi y'irindi. Umwe ati nje ikidayimoni, umwe acaha, undi acaha kuzikanga rero muri kidayimoni mu ntabara. Abantu basanga impanga yakwigera hano, ati ngo umudayimoni yarakwishe neza. Mu gitondo haciye abana bombi bajya kuvuma, bagiye kuvuma bakutana amazi, umwe igishundu undi igishundu.
agashira yasoze arafite agashira nene inshuti yego kugira telefone agasimukadi mubeshye kugira agasimukadi dufashe agasimukadi ugashyira kuri telefone mushi wawe wanditseho undi mwandikaho undi abapandikaho undi switihati muri bavuga cyane bebe irindi mukatanumve kukata sweet ani gaseta bakiribiri karafuka bihimbe byinshi so none se kuki mwahuye wamukunze mrakunda simbizi murashakanye kuki udashyira mu izina rye ukamwita mu mutima mugari wanyu uswiti hati ibihimbe byinshi ni ukuvuga ngo kuri wo muntu wabonye bitewe n'agaciro agufitiye wowe n'umumaro agufitiye n'uko umukunze uti ntawe bihaye cyo kubitangira byose barigahita ahubwo ni switihati ku buryo ufashe telefone yawe abireba akora mu mayihati my switihati ntabwo ari ushatse kuvuga kwa Yesu Kristo must be the same. Yesu mwahuye wene mwahuye urwaye ukarira mu Yesu mukiza wacu mwana kuja mgiye kwiba akakubuza ati tokana yibona ati Yesu umurinzi wacu ariko mwahura agutabaye agukijije Yesu mukiza amukunze Yesu rukundo agutabaye Yesu mutabazi abantu bakora mu gitondo bitambuye ututse bakuvutiye akaririmbo ngo mana yanjye weza kunambaho mana yanjye weza kunambaho abasaba bagahekeza bagaseka batazi cyane cyo kugatisha nzakunambaho nzaho wanguye amen ukuri kwa Yesu Kristo ukamuha izina bitewe n'uko mwahuye Yesu akoze sigaje ibintu icyaka kwa Petero umunsi wamwigiraho nuko Petero igihe cyose yagendanaga nande na Yesu Kristo igihe cyose akwambere gusubiza igihe cyose nubwo namwihakanye ariko yari ahari bari kumwe mwabivuze yavuze ngo twagusiga tugasanga nde ufite amagambo mu kigo bw'iteka igosha bandi bakunda Yesu ni bande bajijisha basise mumbwize ukuri koko muramukunda n'umutima wanyu wose n'amagara yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose ngaho niba ubyuka agasenga akibyuka ubeshye hehe abareba wese muzamure muhumirije ubyuka agahita asenga ujya kuryama agasenga ujya kurya agasenga ujya mu kizamini agasenga aho bose barasenga umunsi w'ikizamini n'udasenga n'utazi Imana n'uwanga akareba unatiza n'uhangaha bashyira ikizamini hagati Petero mutagatifu n'abapfuye mwese abantu bakagira Imana mwe
urakomeye, urugamba rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye we kuba maso. Aho ari gukiranga abajene babyishwa mu kantu birafasha, inkweto wayishyiramo rwose biri twaragiye tujye dusenga twikuza byose ibitari dufite imbaraga iz'ubwenge aravuze gusoma kureba ndera kuriya wanja nayo kandi n'ibyohe muri hari padiri gute chekurume uzi nakosha si yaje kuyakose kuba nta kigenda umve ko Yesu amwambaho ningakora kumvira yuko nabyo bije ninde none wakwemera kumupfira ntimwamugese urugero kwikizane Petero mutagatifu. Petero se yarangiye gute agize gute bapfuye. Ngaho rero bana ba Petero muzamuza Petero apfira Kristo ashyire hejuru. Gupfa tubireke ngaho da gupfa tugire gute tubireke ese ko n'ubundi muzaba ntacyo gupfa tubireke. Ninde basi wamwitangira atuva, ninde basi wamwitangira ati ngiye rwose Yesu ndamukunda akamuhamya. Mwese hari abari hano bose turaduhura bavuga ngo ntivuga Yesu n'umusore ngo baransika. Abantu mu Gatolika yajya no mu bantu bagira guca ngo reka abantu banjye ko ntari smart muri smart umuhoja nimeze cyane nifashe neza nta bintu byinshi nigira cyane reka ti umukristo njyewe se bijya mu misa wapi mana ngombwa se mwana izo muri sentezi aduhagije sha zagatunano bene mu biruhuko mufite lisansi wese komana yanjye wapari bagira agacirizo ahubwo misa ngo byari ngo n'utwabishaka ngo n'utwabishaka ese mu misa amazi twaragowe ariko nyamara ntawe urakara batetse umuceri wawe munsi n'amanyama n'utujanga ntawe urakara ariko wabwiye basi nimuzapfe ariko nimutamu aho munyuze hose aho watigeze mwana kumeze sabazi kubera Imana wiga hehe wiga muri Saint-Pierre ntabwo yari bikwiye mu kubera Imana mu kubera uri mwiza waberewe kubera Imana ntacyo uzaba utangiye wihamya no kubaho ukunda Yesu Kristo kubera iki. aho rero yavuze ngo hona mu rubanza ngo bose bagize gute barangereranye habe n'umwe twasigaranye ngwanya inde Nyagasani yangu hehe iruhande arakomeza amagutsinda. Amen. Bavanye nagufasha muri byinshi tubyukaneho bitunanire bitumushe tutagangare ariko Yesu Kristo uzamufasha gutya azabona uruhande akubwira ngo mwana wanjye komera turi kumwe ndagutabara humura turi kumwe nuko sha utamukiwerana urutsinzi. Aleluya. Mu gusoza Pawulo
mbifuriza mwese nanjye mbifuriza umwana wanjye ngewe maze kumenya n'igitambo giseswa n'amajyuru kwigira kwa nderegereje urugamba rwiza narurwanyura intera nagomba kwirukana nayirangije ukwemera nagukomeyeho none dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje. Amen. Indi abikoko turaha zamaga tuti urugamba narurangije ukwemera nagukomeyeho icyo nagomba kuba naragikoze none kandi gasani ntikamba rigenewe intungane n'icari buryo bwawe nanjye mvuga ngo amen. Naharuziye uwa Kristo wese agomba gusoza ubuzima avuga ukuntu ese upadiri mbe nabitinyuka ese waritinyuka icyo agomba gukora waragikoze. Wasanga habavuga ati naribye da nanarindagiye napfuye nabi icyo se bari kuvuga wowe bari kuvuga icyiza wagomba gukora tubyoroshye tuve no mu mana. Harya bizinesi zanyu ni iyihe ni ukwiga ninde wize neza bisabwa ninde wize neza uko bisabwa mana we na bizinesi yanyu yarabananiye. Ninde warangaye cyane ubusi munsi tubuze kwiga gusa watumye gasa Yesu amasomo mwakwiga narayize mwiga neza ndarangiza gaserimana ntakurusi cyakuri zagira ikweda zibahereze mu bubure n'umurezi akagira ati munsi ndi guhimbaza Petero maze nagombaga gutanga yose narayitanze n'umutima wanjye wose n'amagarande yose nyagasani Yesu nk'igihembo kikwiriye nzajya mu ijuru. Amen. Ariko utarabikoze nta juru uzagira gute uzajyamo. Nitugera mu ijuru ngizampagaze na hano kureba n'abakata turi kumwe numva twaguhagaze gutya tugiye kubona umunyeshuri ku nkombo aratambutse aze n'umutwe igikapu cy'amakaye ati wakoze icyo warigaga nyine hari igihe nyine umva sinziraga hacika nyine simba ntarangara utangira akabira amaso n'akabira amaso yabazambona atera fada sirasi twindi fada ati none se nyine bamumbwire nanjye ko nkuzi ati aca weye fada padro mbere mwitumbera ufata iyo utagize iwacu wadusomeye nabisa nyine wabonaga ari mu kiliziya ngiye gufasha ku isi mu ijuru kwirwariza nuko bimeze n'ubuzabusanze icyo ugomba gukora ugomba kugikora kandi ukagikora neza kugeza ku ndunduro uzovuga uti umve icyo nagomba gukora gize gute naragikoze. Wajya mu gakiza ukagira uti icyo nagomba gukora agize gute naragikoze. Kandi ufashije n'amasengesho ya Petero kandi Petero yahushije rwakagwa akiyakana Yesu yahise apfukama ati nibase Yesu mbabarira nibwo bwakeye agahamya ngo nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda. Amen. nawe soza uvuga ngo nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda. Niba nibyo urazamura ikiganza uvuga uti nyagasani uzi byose uzi ko ngukunda. Nyagasani
nubwo ndi umunyantege nkeya untabara. Nyagasani nubwo rero ukiri ibindi ariko uri wenyine ufite